Amakuru meza ku bakunzi ba Yvan Cyomoro Kagame, umuhungu wa Perezida Paul Kagame, aho uyu munsi mu minsi yari ishize bari gutanga ibihembo by'abasirikare, mbese bari gutanga imidari. Gusa muri iyo minsi yo gutanga imidari, Yvan Cyomoro Kagame yakoze agashya, ajyayo ari kumwe n'umukunzi we, agaragaza umukunzi we. Gusa kwa batari bamuzi, famille we yari bize kuko ndetse bari no gupanga ibintu by'ubukwe kuko byari biri officially, kuko abantu bose barabibonye, kwa bamukurikirana ku rubuga rwiwe twita bari babibonye. Mbese urwo rubuga rwahindutse X, abantu bakurikirana kuri X bari bamaze iminsi barabibonye uburyo ampostingaga amwandikira amagambo meza y'urukundo agira ati the universe. Iryo jambo mu kinyarwanda risobanuye mbese ahantu heza cyane ho kuruhukira, ku buryo buri muntu wese uhageze aba yishimye, nyine ari ahantu mbese ho kuruhukira n'ubuhukiro bwiwe. Ndetse yamuteraga imitoma myiza myinshi cyane igiye itandukanye, ku buryo umuntu wayumvaga yavugaga ati uyu muhungu azi gutereta pe, ku rwego rwiza ruhambaye runashimishije cyane. Muri uwo mwanya mbese bari kuvuga ngo birashimishije cyane, Yvan Cyomoro Kagame nibwo yagurutse avuga ati uyu nguyu ndetse mu minsi ya vuba ngaha ndifuza ko twarushingana. Abivugira imbere y'abantu, abayobozi, abaturage ndetse n'abantu benshi cyane barabyumva. N'uyu mukobwa muri kubona kuri screen zanyu, uyu mukobwa mwiza, mubona uteye neza, mbese mwiza mu migaragarire yiwe, uyu niwe ugiye kurushingana n'umuhungu wa Perezida Paul Kagame. Kuvuga iyo speech abantu babyishimiye bakoma amashyi, ndetse ari nako murumuna wa Yvan Cyomoro Kagame ari guhabwa ibihembo byo kuba umusitiyo uzajya urinda perezida ndetse ni papa we. Ibyo bintu byagiye bikomeza, abantu benshi babivugaho bavuga ati uno mwana azi ubwenge, ndetse nawe bafite imbaraga ndetse bafite ubwitange nk'ubwa se mu kwitabira mu gufasha igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu dukomeza kubikunda, abantu tunabyibazaho, tuvuga ati se gute umwana mutoya yahita aba umuyobozi urinda perezida ndetse papa we ku rwego nk'urwo vanga. Gusa benshi bagiye bavuga ati uno mwana yize neza, yakoze imyitozo neza, niyo mpamvu kuri ubu ngubu abyegukanye, yahawe umudari wo kurinda papa we. Iminsi yakomeje ishira, ibyisi byo nashaka kubaganiriza, gusa ndifuza kubibwira ati uyu mukobwa ugiye gushingana na Yvan Cyomoro Kagame, uyu mukobwa ni umukobwa mwiza ku buryo abantu bose bavyumva nabo bakavuga ati kabisa uyu mukobwa turamwemeye. Uyu mukobwa yagiye akorera amafaranga menshi, ndetse n'umukobwa ufite ama business menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho wasanga yuko kwa Mutangana ku isoko rya Nyabugogo rizwi cyane afitemo imigabane, ukaza muri Simba supermarket uwo mukobwa afitemo imigabane. Mbese uyu mukobwa n'umukire ku rwego buri muntu wese yumva yuko kabisa ahangaha nta kwibeshya kurimo, ahantu kabisa babanye bakwiranye, bitewe n'uburyo bose ari beza ndetse n'imyitwarire yabo bakabikora neza pe. Ibi bintu biri gukomeza abantu babivugaho ku mbuga nkoranyambaga, ndetse cyane cyane ku rubuga rwa X, aho bino bintu biri kuvugirwa cyane pe. Ndetse nawe niba utarahagera uze gufata time uragere urangije kumva kino kiganiro, kuko uno mukobwa ni njye umuntu wenyine wabashije kumusesengura, kuko muri iyi minsi maze iminsi mbibona Yvan Cyomoro Kagame yabashaga yuko buri munsi yashyiraga post ya famille yiwe ayandikira amagambo. Gusa muri iki cyumweru cyose gishize na post ya famille yiwe nigize mbona postinga, ahubwo no mukobwa wenyine. Wibaza urwo rukundo rushaka kukwibagiza abantu, mbese bagora hafi murana umunsi ku munsi. Gusa si Yvan Cyomoro Kagame umupostinga wenyine, ndetse n'umukobwa aramupostinga umunsi ku munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ibyo bintu bikomeza gutangaza abantu benshi bakavuga ati Yvan Cyomoro Kagame uno mwana ashobora kuba arenze ku rwego buri muntu wese yifuza kuwuza nawe.
ndetse ayo niyo makuru nifuzaga kubagezaho, gusa nzayabakorera mu buryo burambuye umunsi ukurikira. Nimbona muyashikeneye cyane nzayabakorera. Asalavistas nifuzaga kubaganiriza ni MK.